Murakaza neza abakunzi ba Sport Vibes TV kabisa. Ntaravuga ibintu byinshi njyana kugira ngo dushyire umucyo ku bintu biri kuvugwa kuri Rugaju Rigani. Abakunzi ba Radio Rwanda, abakunzi ba Rugaju Rigani, ndagira ngo dushyire umucyo ku bihuha biri kuvugwa ko Rugaju Rigani yibya APR, yasahuye umutungo n'ibindi byose. Abanyamakuru batamukunda, aba YouTuber batandukanye bari kumusebya, ariko mana we, mbega abanyamakuru b'abagome. Rugaju bari kumuharabika, bari kuvunira mu mavi, bari gushimangira nta kinya, bari kuvunagura, ni kunyarugenge babimeze. Mbabwira ko nge ugiye kubagezaho iyi nkuru kabisa, nitwa Mr Banana. Iyi nkuru nayikurikiranye kuva itangira kugeza aka kanya. Nasomye ibinyamakuru bitandukanye, numvisha abanyamakuru batandukanye, nabajije ahantu hatandukanye, inzego zitandukanye zose twamaze kuvugana. Ariko nagira ngo mpumurize abakunzi ba Rugaju Rigani, abakunzi ba Radio Rwanda muri rusange, nagira ngo mbahumurize. Ibi bihuha muri kumva hano hanze ngo Rugaju Rigani ngarafunze, ngo yaribye, ngo yarasahuye ikipe, ngo yanyereje imitungo, ngo amafaranga ibiki. Ese wa munyamakuru uri kujya kuvuga ngo Rugaju arafunze, uwakubaza aho afungiye wahavuga? Uwakubaza imyaka akatiye wayivuga? Uwakubaza umushinjacyaha wamushinje icyaha wamuvuga? Uwakubaza umumetere cyangwa se abashinzwe kuburanisha ibyaha bamuburanyije cyangwa se bamuburaniraga wabavuga? Ese wakubaza igihe urukiko rwafata imyanzuro? Wakubaza aho iruburanishwa ryabereye wahavuga? Cyakoza muri abagome pe, nta na santima mugira. Guys, reka mbabwire kuntu mwese, ndagira mwese nta muntu utabyumvishe kuri iyi kesi. Iyi kesi nta muntu utayumvisheho. Abanyamakuru benshi bari kuyivuga, abanga Rugaju, abatamwifuriza ibyiza, amashaka views, aba YouTube, abanyamakuru bose, amatayito muri gukora, amartikire muri gukora. Ibi bintu ntabwo mwakabikoze gutya mutaramenya ukuri kw'ibintu. So niba ushaka kumenya ukuri ahantu guherereye, nkurikira witonze iyi video igere ku musozo. Nkurikira nguhe za ndani ido nido, nkubwire amakuru yose aho biva naho byerekera, nkubwiye impamvu Rugaju Rigani adafunze. Yego Rugaju ntabwo ari kuri Radio Rwanda, ntabwo ari mu rwego rw'imikino nk'ibisanzwe, ntabwo ari gutanga amakuru ya siporo nk'ibisanzwe, ari mu nzego za Minadef, ariko ntabwo afunze. Gufunga bifite process bicamo, gufunga bifite inzira binyuramo, bica mu mategeko. Ntabwo ari ugucya ngo umuntu yafunzwe guys, ntabwo ari ugucya ngo umuntu yafunze. Reka mba operation yose uko yagenze. Murabizi APR, ubu ngiye gutangira ikibazo mu mizi. Nawe uri bubyumve, nawe uragera kubyumve ko Rigani adafunze cyangwa se yenda ubu ngubu ari kubazwa, hari ibintu ari kubazwa ariko ntabwo afunze. Ariko reka nkubwire ibyo bintu ari kubazwa Rigani ni ibiki. Ibyo bintu byo gutuma bavuga ngo arafunze ni ibiki. Guma kuri Sport Vibes TV wumve imva n'ivano, ukora subscribe tujye tubana ku munsi ku makuru ya siporo atandukanye, ibiganiro bya siporo bitandukanye, tuzajya tubana umunsi ku munsi. Ikibazo ahantu kiri dore ni iki ngiki. Murabizi APR ni ikipe ikomeye mu Rwanda, isanzwe yitabira amarushanwa ya CAF Champions League. Murabizi umwaka ushize iyi ekipe yatangiriye ku ikipe ya Zamu, niyo byahuye mu mukino wa mbere, umukino ubanza no kwishyura. Umukino wa mbere mabyibuka abereye muri Tanzania, Azam itsinda APR igitego kimwe ku busa. Murabizi uwo mupira mwese twese twabumvishe kuri radio, n'abafite ubushobozi bawurebye kuri televiziyo. Kuri televiziyo hari abanyamakuru babanariza, murabizi. Kuri radio hari umunyamakuru uri kogeza match. Umunyamakuru uri kogeza match ni umunyamakuru wajyanye na ekipe yamwishyura iki? Amatike, yamwishyuye na hotel, mumenye buri kimwe cyose ku buryo abari umunyamakuru uzabana na ekipe muri iyo minsi agiye kumana na ekipe. Iyo match yarangira baza gukinira mu Rwanda.
mwese murabyibuka ibyabereye ku Mahoro, abakunzi ba APR n'abatayikunda murabyibuka nk'ibyabaye ejo. APR atsinze ibitego 2-0 ibitsinze Azamu, mwese murabyibuka. Muribuka igitego cya mbere cyatsinzwe nande? Igitego cya mbere cyatsinzwe na Ruboneka kuri assiste ya Niyomugabo Claude. Ndabyibutse. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Ruboneka kuri assiste yahawe na Niyomugabo cross yaratereye hejuru ica ku mitwe y'abadefense iragenda isangaho Niyomugabo Claude yari kuza yirukanka ahita ashyira fili. Igitego cya kabiri gitsindwa na Gilbert, murabyibuka mwese. Iyo match reka tuyirekana ari ipfundo riri, ahubwo ipfundo ikibazo kiri kuri match ya Pyramide. Murabizi iyo round up yarayirenze, mu kumara kuyirenga itihura n'ikipe ya Pyramide nayo yari ibisazi. Murambika ko Pyramide umukino wa mbere yaje hano mu Rwanda. Ndibutsa ko kino kibazo kiri kuvugwamo kiri kuvugwamo Jangwani, kiri kuvugwamo Dikari umunyamakuru wa SKFM, kiri kuvugwamo uwahoze ari umubitsi wa APR Georgina, bose bari mu nzego, hari ibyo bari kubazwa, ibintu bari kubibazwa n'undi muntu witwa Penina, nawe muraza kumenya ngo ni muntu ki. Jangwani, Bigani Rugaju, Georgina, uyu munyamakuru wa SKFM mvuze Bikari, muraje mumenye ibyabo. Hanyuma rero sasa APR na Pyramide yaje bikina umukino wa mbere hano ku Mahoro. Igitego cya mbere marakibuka cyatsinzwe na Lamine Ba ku mupira yahinuye umudefenseur wa Pyramide aritsinda. Igitego cya Pyramide nacyo barakibuka cyatsinzwe na Fisto Kararamayeri, umutahizamu rwose, rutahizamu umukongomani rwose mubi cyane ukomeye, ku mutwe yateranye ba Clement ashyira fili. None rero sasa twinjira mu kibazo neza kijyanye na Rugaju n'abajangwani nabo bose. Equipe mu mukino wo kwishyura nkuko mubizi, ikipe igiye gukina hanze ijyana n'abakinnyi, yamara kujyana n'abakinnyi ikajyana n'abanyamakuru bazayifasha kogeza match, gupostinga ibintu bijyanye na equipe, amakuru, ibiki ibintu nk'ibyo nyine abantu bazageza. Niba match apegiye gukina mu Misiri, deja bagomba kujyana umunyamakuru uzogeza match kuri radio Abanyarwanda bakayumva. Iyo icyo gihe APR yahisemo kizajyana na Ruvuyanga. Ruvuyanga murabizi nawe akora kuri Radio Rwanda, ni umuntu ukomeye cyane muri APR buriya. Equipe itama kizajyana nande na Ruvuyanga. Mu kumara kujyana na Ruvuyanga niwe munyamakuru wenyine yari bemeje ko agomba kujyana nawe. Ngo Ruvuyanga equipe n'abayobozi ba APR n'abatoza bari abo ngabo. Ariko hari abanyamakuru ku ruhande, ari naho ikibazo kiri, bashatse kujyana na equipe ariko kuko bayikunda bashaka n'amakuru, sources z'amakuru hano zitandukanye ziri kuva ku kibuga neza, baravuga ati twe tujyana na equipe ariko tugende tugize gute twitegeye. Muhumara kujyana mwitegere yo sasa, hari umuntu ugomba kubashyira kuri liste yuko rango mujyanye na equipe ariko nubwo mwitegeye ariko mujyanye na equipe mugiye mu kaza kanaka. Hari umuntu ugomba kubashakira ibyo byangombwa, amatike y'indege, izindi mapuro nyine namwe munabizi. Indege ntago ari nka bisi ugenda ugakozaho ukahita ugenda, ntago ari nk'igare cyangwa moto uvuga ati ngeze Nyamirambo ni igihumbi. Ni process, bisaba kwandika ibintu, bikandika ibintu byose akabishyira ku murongo. Rero kugera mu Misiri yari amadolari 850, uyavunje mu manyarwanda icyo gihe byari nka miliyoni 100, byari nka miliyoni n'ibihumbi 400. Dikari yarayishyuye, Rugaju yarayishyuye, ariko mu kuyishyura icyo gihe ntabwo bari kugenda nk'abagenzi basanzwe ngo mwene ngo batega indege ku ruhande. Barahateka tugende bagiye mu kazi ka equipe cyangwa akazi ko kajyanye na equipe, ariko ngo twishyure amafaranga reka tuyahe umuntu muri APR yari umubitsi muri APR, twebwe atugura ayo matike badushyire no kuri liste nyine kugira ngo bitazagorana. Uwo ni umuhadari umubitsi witwa uyu mudamu Georgina, bamushyiriye amafaranga. Mu kumushyira amafaranga bamushyira amafaranga kugira ngo abagura amayitike
ariko bazajyane n'ikipe. Kuko ugiye nk'umuntu usanzwe byagorana, ariko iyo ugiye nk'umuntu ufite aho uhuriye na ekipe biba byoroshye. Bafata amafaranga bayashyira Georgina ngo abagure amayitike. Noneho uko mbikeka hano hantu niho hari agatego. Georgina yafashe ayo mafaranga aho kugira ngo agura amatike muri ayo mafaranga ashobora kuba yarayakubise umufuka. Yamara ko yakubita umufuka akagura amatike mu mafaranga akuye mu ikipe. Ko niba uri umubitsi imari ubigeraho byoroshye. Amafaranga yakubita umufuka hanyuma ahitagura amatike mu mafaranga akuye muri ekipe ya APR. Noneho mu gusuzuma muri iyi minsi ubwo birumvikana ngaho Rugaju ntibabimenye, bacangwa ntibabimenye, bano barikari ntibabimenye. Umuntu witwa Penina n'umuntu witwa uyu mudamu Georgina ni wari bihishe nyuma y'ibyo bintu. Gihe ni mumaye amafaranga nkugure etike, none amafaranga kubita mu mufuka, nanjye nkagura tike mu mafaranga ni iby'ahantu cyangwa se nakuyahana atarayanjye, birumvikana wowe nta kibazo uba ufite. Ikibazo kiragifite njyewe. Rero niho byahise bizira mu kumara iki kibazo kumenyekana muri iyi minsi. Ubuyobozi bwa APR bubona amazina ya ba Rugaju, abo barikari banditse gutya na gutya, banditse kuri ekipe, kandi bakabona amafaranga yasohotse icyo gihe ntabwo ahwanye n'abantu bagiye. Niko gutangira kubakusanya abo bantu bose bafite aho bahuriye n'ibyo bibazo, bagatangira kubabaza ikibazo ndani. Rero sasa rimwe Rugaju bamuhamagaje, baje kumutwara ndakeka ari kuri stade Nyamirambo bakimara gukina iriya kipe we na Kirasa kimara gukina APR bakimara kumenya igitego 1-1, nibwo bamutwaye muri iryo joro. Ni ukumubaza ntago ari ukumufunga. Iki kintu cyumvikane neza. Rugaju ni ukumubaza ntago ari ukugira gute, ntago ari ukumufunga. Abanyamakuru mutamukunda, abanyamakuru muri kuvunira mu mavi, abanyamakuru muri kumusebya ngo ni umujura ngo yaribye n'iki, bagiye kumubaza ntago bagiye kumufunga. Ni ukuvuga ngo sasa ikipe iri gukurikirana ibyo bintu byose. Ntabwo yakurikirana rero ibyo bintu bamuhamagara kuri phone ngo Rugaju ngo byagenze gute tujya mu Misiri kwa piramide byagenze ngo inzego niko zikora. Iyo RIB yaguketse, iyo polisi yaguketse, inzego runaka zo zaguketse zikagutwara zikagenda. Mukaba muri kumwe mukajya bakubaza nyine bitonze, uvuga n'abandi babazana gutyo na gutyo. Ikibazo cyakemuka bakakurikira ugataha. Basanga ufite aho uhuye nabyo, ubwo nyine hari izindi nzego ziba bireba zigomba kubikurikirana. Ariko bakunzi ba Rugaju Rigane, bakunzi ba Radio Rwanda, bakunzi ba sport muri rusange yo mu Rwanda no hanze, munabizi umunyamakuru ukuzwe mu gihugu, umunyamakuru ufite ubuhanga, umunyamakuru kwiga umupira mu buryo bwose, mu butoza, arasesengura ibintu byiza, umunyamakuru wize neza, umunyamakuru uvuga Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, urundi rurimi rwo muri Kongo nge ntazi, urumva. Ariko Rugaju ntago afunze, afitwe n'inzego, hari ibyo ziri kumubaza. Ukubaza ntabwo biva kugufunga. Kugufunga bisaba ko waraburanye ugahamwa n'icyaha, bakagukatira imyaka runaka, ukagenda ukajya muri gereza, niyo gereza ikabizwe. Ariko abo bose bari kwitapagura ku ma YouTube, content creator, abanyamakuru n'ibiki, nta muntu uzahanura Rigana afungiye, nta muntu uzi imyaka bamukatiye, nta uzi ng'icyaha kimuhamana iki. Nuguhimbahimba bashaka views n'abashaka ibiki byose, no guhimbahimba. Guys, ibintu nuko bimeze. Mushyira umutima hamwe, dutegereze tumenye se Rugaju ibintu andi manyanga yaje kubamo twe tutazi. Ese icyaha cyamuhamye, icyaha nikimuhama tuzabimenya, azaburana afungwe nk'ibisanzwe nk'uko abanyine abanyabyaha bigenda. Ariko nikitanamuhama ari ukubaza agasobanura neza detail uko byagenze, azagaruka. Ariko abo ba Georgina na ba Penina simbihamye neza aho bagishobora kuzahamwa n'ibyaha bagafungwa. So nuko iyo operation iteye rero. Nyine nitwa Mr Banana, kora subscribe tubana umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel kugira ibiganiro by'imikino bitandukanye, ibiganiro bya siporo,
imipira, kogeza match n'ibiki tuzajya tubisanga hano. Kora subscribe tubana umunsi ku munsi, shyira muri comment igitekerezo cyawe, turagisoma tugisubize, ibindi tuzajya tubana 5 kuri 5. Njye ndabakunda, nitwa Mr Banana, iyi ni Sport Vibes TV Rwanda.